Kirehe Mudugudu afashwe inzoga z'inkorano batamujyana transit. Amakuru turimo gukesha kinyamakuru Rubanda aratuvuga ko mu karere ka Kirehe Mudugudu yaciwe amande bagatamujyana no mu nzererezi. Umuyobozi w'umudugudu wa Karuhura mu kagari ka Rwesero mu murenge wa Kirehe mu karere ka Kirehe ari mu kigo cy'inzererezi azira kurenga ku mabwiriza ubundi akenga ibinyobwa by'ibikorano. Aya makuru yemejwe n'umunyabanga nshingwabikorwa w'umurenge wa Kirehe Nzamukosha Clementine mu kiganiro ajyanye n'ikinyamakuru Rubanda. Gitifu Nzamukosha Clementine yavuze yuko uyu mudugudu na Ayo Elasto yatse icyangombwa cy'inzoga azakoresha mu birori by'ubukwe bw'umukobwa we bwari kuzaba tariki 15 Nyakanga 2026 hanyuma agatarenga ku mabwiriza agahitamo kwenga ibinyobwa by'ibikorano. Dore baruwa ikinyamakuru Rubanda gifitiye kopi igaragaza ko na Ayo Elasto yari yasabye ko mu birori azakoresha ibinyobwa bya Burarirwa harimo Fanta hamwe na Pinada ariko nyuma za kuza kubirengaho yenga ibinyobwa by'ibikorano. Dore rwose ngiyi baruwa mudugudu yanditse arimo gusaba yuko bamwemerera ubundi akagira ibyo yenga ariko bakaza kubyanga maze bakamwemerera yuko azakoresha ibinyobwa bya Burarirwa ariko nyuma akaza kuza kubyanga ubundi akiyengera ibindi bitemewe. Dore ngiyi rwose maso yanyu murana yuko isinyeho ndetse nateyeho kashi. Umunyamanga nshingwabikorwa yakomeje agira ati yaciwe amande 100,000 nkuko ibona ko nyemeza bwishyu. Ikindi ari yenze inzoga z'inkorano kandi dufite ibaruwa yanditse agaragaza yuko ibinyobwa azakoresha akora ibinyuranye n'ibyanditse ahangaha. Gitifu akomeje avuga yuko amabwiriza avuga yuko umuntu ufatanywe inzoga z'inkorano zimenwa mu ruhame ubona agacibwa amande 100,000 hanyuma akanamujyana no muri rehabilitation center aho amara ibyumweru 2. Guverinoma y'u Rwanda irutse gutangaza amabwiriza mashya agamije kunoza imitegure y'ibirori n'umutekano wabyo. Muri ayo mabwiriza harimo ko abantu cyangwa se ibigo bitegura ibirori biguza abantu benshi bazajya babanza kubimenyesha ubuyobozi ndetse no gusaba urushya cyangwa se icyemezo mbere yo kubitegura kugira ngo inzego zibishinzwe zisuzume niba ibisabwa by'umutekano n'ibindi byubahirijwe. None mudugudu hangaho yabirenzeho abwahitamo kwengera ibitemewe ubundi anafatwa arimo kubyenga batamujyana transit. Dore ngiyi baruwa mudugudu ari yanditse asaba ibyo azakoresha mu bukwe maze ubundi barabimwemerera ariko aza kuza kubirengaho yikorera ibintu by'ibikorano. Amaje kwikorera by'ibikorano rero batamufata arimo kubyenga ubundi batamujyana transit. Ngaye nguko rero ngiye bya biri mu ntara y'Iburasirazuba umurenge wa Kirehe mu karere ka Kirehe. Babwire ni karagaciyemo iyi ni soko y'amakuru naho ngi wagizeho nitwa Mwinyabare Obedi nkuko bisanzwe. Obi time. News.